Shalom shalom kuri mwese mudukunda mudukurikirana. Nongeye kwishima kubona no mwanya wo kugira ngo nze hano twige duhugurane dukoresheje ijambo ry'Imana cyangwa ibitekerezo bivuye mu ijambo ry'Imana. By'umwihariko uyu munsi ndifuza kuganiriza abarimu ba Sunday School. Aho uri ku isi hose, haba ari muri Europe, haba ari muri Amerika, haba ari muri Afrika, aho uri hose, iri somo ni iryawe. Nimba ukunda Sunday School, nimba uri umwarimu wa Sunday School, iri somo ni iryawe. Kubera iki ndatekereje ko twaganira n'abarimu ba Sunday School? Nuko hari abantu bafite ishaka ryo kwigisha abana muri churches ariko batamenya batamenya uburyo bigishamo abana. Nanje ubahereza bino bitekerezo ni ibintu nagiye niga over time, ntago ari ibintu byaje umunsi umwe, iminsi ibiri. Ni urukundo mbifitiye rwagiye ruvamo guca bugufi kugira ngo nige ibyo nize nibyo ngiye kubasangiza. Wenda abantu bazasharinga ibitekerezo muri comment, ariko nje ngiye kubahereza ibyo nize. Ikintu cya mbere nuko abarimu benshi yego bafite umutima wo gukunda kwigisha Sunday School, bafite umutima wo kuba mu bana mu itorero, ariko babura umwanya wo gutegura ibyo bigisha abana. Iyo ni imbogamizi nini ituma abana batisanga muri Sunday School, kuko baraza bagasanga abakagombye kubigisha ibyo barimo barabigisha ni nkaho batabiteguye, ni nkaho abiteguriye aho, abivugiye aho ngaho, ugasanga n'ibitekerezo haranumwe biragenda bibushana. So iyo ni challenge nini nagiye mbona mu barimu benshi ba Sunday School. Twaganira nababaza, nkasanga abenshi bategura amasomo ku munsi w'iyinga. Aricara muri church agafungura umurongo wa Bibiliya akata gutekerereza aho ngaho, akawigishiriza aho ngaho. Hari n'abavuga butumwa babikora gutyo, bamutumira akaza atateguye ngo umwuka wera araza kubimuhereza. Ni ukuri iyo strategy ntago akenshi ikunda gukora, especially turi mu gihe aho abantu bize, aho abantu bakureba bagapima ubwenge bwawe. So iyo ugiye imbere kubavugisha bakabona ibyo urimo uravuga ni nkaho bidapanze, ntibijya birangira neza, nta musaruro mwinshi bitanga nk'umuntu wabiteguye. So ndifuza kuganiriza abarimu ba Sunday School gutangira kwiga cyangwa gushira imbaraga mu gutegura mbere yuko bigisha. Ugafata umunsi umwe mu cyumweru, iminsi ibiri mu cyumweru, ugategura ibyo uzigisha, hanyuma ugakora na practice. Kambahereze urugero ruri personal uburyo nje mbikoramo. Umuntu tubana ni ukunda kunsetsa ngo niyo twicaye gutya mba ndimo ndiganiriza nkaho ndimo ndigisha, kubera ni ibintu bimbamo nkunda ku kigero cyaho numva nakigisha ibikuta, numva nakigisha imodoka ntwaye, numva nakigisha ahantu hose ngeze, haba hari abantu haba hatari abantu, nkumva nakigisha. So muri iyo mood yo guhora mbivuga, Sunday ijya kugera already mfite isomo, nzi ibyo nzavuga, nzi ibyo ntazavuga, nzaho nza-emphasizinga naho ntaza-emphasizinga, n'ukuntu nzatondekanya point, byose nkagenda mbijera. Bikanyorohereza kuri wa munsi wo kwigisha yuko already ibyo ngiye kubabwira mbizi. Kambahereze wenda nka example ntoya. Nk'icyumweru gishize twaturimo turiga hejuru y'ubuzima bwa Petero, uburyo Yesu yamutoye, n'uburyo Yesu yararimo aramutegura kugira ngo azabe urutare azubakaho itorero. Muri bimwe twavuze hejuru, icyumweru kibanjije twavuze hejuru ukuntu yamuhamagaye. Yabasanze bari kumwe na Andrew, arababwira ati nimunkurikire nzabagira fishers of men. Now isomo ryari ririho nuko babaye curious, bagize amatsiko yo kumenya se uyu muntu duhamagaye ngo tugende tumukurikire azatugira abarobyi b'abantu, kandi twebwe tumenyereye kuroba amafi, ibi bintu bishoboka gute? Urumva abana kera bahita bumva ari story nziza bakayikurikirana,
noneho icyumweru gikurikiye twiga hejuru y'ukuntu Petero bari mu nyanja, abona Yesu arimo aragendera hejuru y'amazi, aramubwira ngo nawe akeneye kugendera hejuru y'amazi. Twiga topic ivuga ngo you have to step out of your comfort zone, kubera ko mu bwato yari comfortable, yari afite ibintu byose bakeneye, hari ituze, yumva ko agomba kuva muri ya comfort zone yiwe, agenda hanze y'ubwato atazi, to emphasizing ikintu cya faith, yuko kugendera ku mazi si ibintu umuntu wese yakora, ariko yagize kwizera gukomeye agendera hejuru y'amazi. Noneho tuvuga hejuru ikintu cya fear, opposite ya faith ni fear. Agize ubwoba atangira kugwa mu mazi. Emphasizing mu isomo rivuga ngo step out of your comfort zone, but don't overstep out of where you should be, kubera ko bileadinga kuri fear. Ntukarebe kure yakagombye kureba kure yo kwizera kwawe, kuko mu kwizera kwawe niho wakagombye kuba, niho wakagombye kubona ibisubizo. So murumva riri more structured, ariko kugira ngo ngere aho ngaho ntago ari ikintu cyase kiza ngo aho ngaho. Oya, ni ibintu nateguye isomo rya mbere, isomo rya kabiri ryubakira kuri rya niri rya mbere. So ibi byerekana iki? Naragenda byandika. So nara practices mu mutwe, ngena mbivuga, nigisha imodoka, nigisha ibyatsi, nigisha ibiti, nigisha abantu, everything, ikintu cyose mbonye mfite space yaho ngomba kubivugira, ngenda mbyatura, mbivuga, bivamo isomo. Ibi biravuga iki? Gutegura mbere yuko tuja gutanga. Nkuko nabivuze haruguru, abarimu benshi bategurira kuri wa munsi. Icyambere bitwereka ko bafite urukundo, ariko urwo rukundo ntago ruri jere, ntago ruri organized. Urukundo rwose rugomba kuba ruri organized uburyo rukoramo. Niyo usomye ijambo ry'Imana rivuga juru ukuntu urukundo rwihangana, rutisha, biriya bintu byose ni structure ihari yo kugira ngo urukundo rwuzure. So no kwigisha abantu no guhindura abantu bigomba kugira systeme binyuramo. Ku mwarimu ni ugutegura amasomo, ayo masomo agategurwa mbere yuko muyatanga. So abarimu bigisha Sunday school ndabakangurira gutangira gutegura amasomo mwigisha. Personally njya ntegura amasomo y'umwaka wose. Ni ukuvuga iyi January nafashe amezi yose, ukwezi kose kwa 12 n'ukwa mbere ntegura amasomo y'umwaka wose. Ibyiciro byose dufite, ntegura isomo ry'abana batoya n'isomo ry'abana barimo hagati n'aba youth ministry n'abari muri high school college. Ntegura ayo masomo yose. Kubera iki? Kugira ngo binyorohereze igihe nzaja kwigisha, tuvuge nka next week, icyo nzakora gusa ni practice y'isomo already rihari. Ndi mu modoka, okay, tuziga hejuru yo obedience. Okay, ndeba amapointi yose yanditse muri za note, ngende nyasubiramo. Uko ngenda nyasubiramo niko menya azakunda natazakunda, azafasha abantu natazabafasha. Nkagenda nanubaka systeme mu mutwe yo kuvuga toke nzatangira hano, nzabipanga gutya until isomo ryuzuye. By the time uzaje kugera ku cyumweru cyo kwigisha, at least nzaba mfite content muri njewe, mvuga ati I have something that I can share. Ari byo abarimu benshi babura. So abarimu ndabakangurira gufata iyo structure. Maybe shobora kudakora for you, but I notice yuko ni big challenge ihari kuba kubarimu ba Sunday school, ba kids ministry, youth ministry, depending n'icyiciro urimo, ariko benshi bategura ku munsi wo kwigisha cyangwa bagategura the day before, kuwa gatandatu. Amasaha 24 ntagahagije. Ubu ukeneye amasaha menshi yo gutegura, amasaha menshi yo kurivisinga, yo gusubiramo, amasaha menshi yo gukosora, amasaha menshi yo kureba abandi bigishije. So ibyo byose ntago wabikora mu munsi umwe. Maybe birashoboka ariko biravunanye. Ikindi gutegura for long term,
ukavuga ngo uteguye amezi 3, uteguye amezi 6, uteguye amezi 9, uteguye amezi 12. For me ibinkorera nkuko nababwiye na amezi 12. None buri kwezi nkagenda ngusubiramo. So ukwezi kufite ibyumweru 4. Muri ibyo byumweru 4 already mfite inyigisho z'ibyumweru 4 zose. Icyo nkeneye gusa Monday ndarisubiramo, obviously rizaba ari nka draft kuri nje kuko ni ibintu zaba ndimo ndasoma. Tuesday ndarisubiramo ariko wenda nzaba mfite nka point nk'ebyiri. Wednesday nzaba ndimo ndamemorizinga ibyo nzavuga. Thursday nzaba ndibashiramo twist yo kuvuga ngo ni gute nza delivering a message, like am I gonna use word to word, ijambo ku ijambo mvuga, cyangwa hazabaho participation yanje nabo nzigisha, uburyo nyine restructuring delivering. Kuwa gatanu ugasubiramo nanone ukabifata ukagira nka sandwich y'ibyo wasomye kuwa mbere, kuwa kabiri ibyo wasubiyemo, kuwa gatatu ibyo wa practicinze, kuwa kane ibyo wa twistinze, kuwa gatanu ugasubiramo, kuwa gatandatu ugasubiramo. By the time ugera Sunday uzaba uri capable yo gutanga rya somo, nubwo utaritanga like 100%, but at least uzaba ufite percentage nini yo kugira ngo audience uyihereze ikintu uri comfortable naco kandi nabo babona kirimo kirakuvamo, like uri very engaged kandi ufite knowledge behind ya lesson uri murabahereza. So gutegura kare, gusubiramo, uhozaho, kuba strategy ku buryo deliveringa. Ikindi ari cyo gikuru, maybe I would say ko nacyo kiri bimwe mu byo wakagombye kwibandaho, ni ikintu cyo ku making sure yuko ukoze amasomo akurikirana, uruhererekane rw'amasomo. I know yuko muri culture yacu, mu muco wacu, muri community yacu, abantu benshi bigisha barasimbagurika. Uyu munsi akaba ari muri Petero, ejo bundi akaba ari muri Yohana, ejo bundi akaba ari mu byakozwe n'intumwa, ejo bundi akaba ari all over. Ibi ngibi confusing abana bakeneye storyline. Ashobora kwibuka, okay, sinibuka amagambo yavuze ariko ndibuka story, moral of the story, ndibuka ikigwa cyavuyemo, kandi kino kigwa kirurirana hejuru y'ibyabanjije. Okay, turimo turiga hejuru ya Petero, Petero, sinibuka brother we ko ari Andrew, ariko ndibuka yuko yatwigishije hejuru step out of your comfort zone. Story yakoresheje ni igihe yari ari mu mazi, bari mu bwato, aravuga ati reka aje mu mazi akurikire Yesu, agendere ku mazi nkuko Yesu yagenderaga mu mazi. Okay, iyo story huye na mbere igihe twize tuvuga hejuru yuko barimo bararoba, na brother we Andrew, Peter na Andrew. Noneho Yesu arababwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Urumva ukuntu birimo biragenda biconnectinga. So umwigisha mwiza agomba kugira iyo storyline, inkuru igenda yurirana kugira ngo ivemo isomo. Byorohereza abana, ikindi biranabafasha mu buryo bwo kuba engaged muri ya activity. Ikindi cyanyuma wenda nagira inama abarimu ba Sunday School na Youth Ministry, ni uburyo bw'ama points bigisha. Muri bike maze kwiga nuko abana ntibashaka ibintu byinshi, okay? Ntibashaka, urabona nk'abantu bacu bakuru iyo barimo barigisha abarundamo ibintu byinshi. Wakicarana n'umuntu ukamubaza se niki bigishije, akakubwira either amagambo asekeje kuko ariyo yapise mu byo yavuze, cyangwa akakubwira udutendo twagiye tuba, ariko akibagirwa the actual content zari zirimo ziratangwa. So nk'umwarimu mwiza hagomba kubaho reverse, yuko hagomba kubaho point nkeya ariko zirasa ku ntego y'icyo ushaka kwigisha. Katwongere dukoresha urugero nabahaye haruguru. Turimo turasoma story ya Petero na brother we Andrew, bari ku mazi barimo bararoba. Yesu araje arababwiye ngo munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Nk'umwarimu
umwigisha w'ijambo ry'Imana ugomba kureba niki abana bagomba gukuramo. So theme iri aho ngaho ni ukuroba. Hari kuroba amafi, hari no kuroba abantu. Ukeneye ngo iyo point uyibacengezemo ku buryo unamubyukije ntamenye naho iryo jambo riri, ariko akamenya ngo Peter na Andrew barimo bararoba, Yesu arababwira ngo nibarobe, naze baje kuroba abantu. Azabereka uko baroba abantu. Maybe that's a correct way to say it. Azabereka uburyo bazaroba abantu. So mu mutima w'umwana n'ibitekerezo by'umwana ukeneye ko emphasizing iyi point. Iyi point uyemphasizinga gute? Urishira mu ijambo rimwe rizagenda rihora rigaruka muri bo. Iryo jambo rimwe kuri njyewe ibyo nabigishije nuko yabagize curious, yabateye curious, ubwo ni gutera curious, amatsiko. Yesu yabateye amatsiko yo kwibaza ngo ese ni gute umuntu yaba umurobyi w'abantu. Barobaga amafi, akeneye ko baba abarobyi b'abantu, bagira amatsiko. Umwana azavuga ati amatsiko, kuroba abantu, kuroba amafi, abihuza yatamenya, oh that's Peter and Andrew. So urumva na magambo natoyemo ariko agumye muri cya gitekerezo ngomba kubigisha. So ugomba gutondekanya point. Izi point zikaba zifite umutima w'ijambo ririmo cyangwa igitekerezo kirimo, hanyuma uburyo ubitanga ukabitanga bitabaye byinshi. Nkuko nababwiye, abavuga butumwa benshi araza agasoma iyo story, yarangiza akababwira ibintu biri way off. Ngo mu gitabo cyo muri Luka ngo arongera akabishimangira ngo mbuze wenda nk'ijambo nakoresha, akagenda barundira byinshi mukibagirwa na ya point yari arimo arababwira. So hagomba kuba uburyo butandukanye bwo kwigisha abana n'abantu bakuru. Obviously n'abantu bakuru ntibakibyumva kuko attention span yabo nayo yagisubiye hasi. Bakeneye utuntu duto tubasetsa, tubashimisha, babone kumva content y'icyo ushaka kubabwira. Ariko ku bana bakeneye point imwe iri chunked, iciyemo, ariko nanone ikora kuri rya jambo ushaka kubahereza. So dukoze recap, reka nze mbibandikire. Icyambere, hagomba kubaho gutegura amasomo. Okay? Gutegura amasomo. Ugategura gute? Ugatangira kare, gutegura, hanyuma ugapanga n'uburyo uzabitanga. Ni gute ubipanga? Ukora practice. Kuwa mbere usome, uzaba urimo urasoma byose kuko ntiwahita ubifata umunsi umwe. Kuwa kabiri usubiremo. Kuwa gatatu ugenda ukuramo points, uzandika muri points uzadeliveringa. Kuwa kane uzi expressing. Okay, nkeneye ko iba comedy. Ni gute nabyo expressinga n'umubiri wanje, ni gute nabyo expressinga n'amagambo, ni gute nabyo expressinga na ibikoresho. Kuko ari abantu baba bakeneye ngo ubereke visual yo kugira ngo emphasizing rya jambo. Kuwa gatanu uga practicing. Ushobora gupracticinga uri wenyine nkuko hano. Ushobora gupracticinga uri mu modoka, drivinze, aho kureba amakomedi, uga practicing. Oh, hey guys, nongeye kushima kubabona, blah 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 blah. Uyu munsi tugiye kwiga mu gitabo cyane. By the time uzagera Sunday, people are like, how do you ni gute uza wibuka ibi bintu byose? Ni ya time wabishizemo. Ikindi twavuze yuko ugomba kwandika point nk'eyi. Izi point zikaba ziri chunked, zikaba zikase mu mirongo cyangwa mu bitekerezo ushaka kubashiramo. So tugana ku musozo, ni ibintu byinshi twize, but I hope yuko bizafasha abarimu ba Sunday school, abarimu ba youth ministry, abarimu
bo mu itorero uburyo twigisha inyigisho bugomba guhinduka, tukabuhindura ari kugira ngo duhindure n'abo turimo turigisha. Naho kugenda ugashowing up uri umwarimu wa Sunday school ariko showing up ukabigisha abana bakureba bakabona ibintu bigisha, sometimes you're not even sure, ntabwo ubyiyumvamo, ntabwo uri confident enough kubera ko udakora practice. So hagomba kubaho change. So Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibiteho, Imana ibahe imbaraga zo kumva no gusobanukirwa iyi nyigisho. Murakoze.